tugusizaho uzicubaye nicuzabacu juruwe tegeka byose biremera juruwe tegeka byose biremera ilasamnala la sala zamwikaza haleluya mingala oyanga sikasyo pima mambo ni ota there is a forme yarushavuza induru ya maceceka uwabanje mu gikorwa n'uwazanye mission kera yavuze naho twebwe muri iki kinyejana abazaba bakomeye ejo bundi nuko umugorora bamugirira inama ngo yanywajeho ndabivamo ubivamo abandi bakabinjiramo kandi warangiza kubisiga abandi bakashyitse no kuri kwimana reka ngubwire ico gihe koragira se ngo twagaza dutarama buke twari twaratamye gutya igitaramo kirakorerera icyaga gatatu cya Petero nimugere muri zamura ibiganza nijo aho ubwiriza nawe igihe cyawe nikigera uzatubwira ngo tuzamu akica kitagaza kiraba nimubeka abapepe y'Imana sema haleluya icyaga gatatu cya Petero na Yohana walikwenda huko kwenye hekalu wakakuta kiwete kimoja kisipojiweza kinaomba chakula wakakuta kiwete kimoja kisipojiweza kinaomba chakula. Yohana yitwaga ko ari umuhanuzi w'urukundo, Petero akitwa ko ari umuhanuzi wo kwizera, kandi buri muntu wese yubahaga undi kucakora. Nono kubera kuko Petero wari ushinzwe operation yo gusengera amapepo n'abantu barimanganije mu buryo bwo kubesha mu bijanye n'icyacu, kari akazi ka Petero. Yohana kamaceceka nono kitwishe isa awe sikuni au mimi na wewe ingawa akijificha sijaiona nyingine siku jana imetoweka na leo anazijua taji zote. Twizeye imbaraga zawe Mana Baba Mwenyezi Mungu, twizeye umusaraba wawe Mana, twizeye ibiganza byawe Mana, kuboko kwawe hari binezeza byinshi, naje nzahora mbigushimira kuboko kwawe hari binezeza byinshi, naje nzahora mbigushimira. Imigoroba yabayeho, amajoro abaho, amanywa abaho, ariko uyu munsi wa none y'itariki watwemereye twese abangana batya kugira ngo tube hano. Wa muririmbyi iri ko arimbye aravuga ngo twaherukanaga kera nyamara dusubiye kubonana dufite ibyishimo. Aravuga ngo Mana dutabaraga mu misi ya kera na none uyu munsi turi hano kuri rendezvous n'ijuru. Wa muririmbyi yabivuze neza, mfite rendezvous na Yesu, n'izina rya Yesu tabaritwe, ari wowe ukomeza guhabwa icyubahiro. Ubwoko bwawe buraha kugira ngo baronke ubwenge, baronke ibisubizo, baronke ubumenyi, kandi baguke bagere mu yindi ntambwe. Muri uyu mwanya rero ureke utugire neza tukubone bundi busha, tugukomeye amashi tugushima ko kuri igisubizo. Maua yote anayavika
ndege wote wa anga wanapokea chakula chao pasipo shamba na gari. Abemera ko ari Imana ibatijije guhumeka bakageza muri ayo masaha bagifite amaboko abiri nibakomera iyo Mana amashi menshi cyane. Maua yote anayavika na ndege wote wanga wanapokea chakula chao pasipo shamba na gari. Ishimira umushumba n'abadame we bayoboye urusengero hamwe n'abana banyu na staff yose yenye mukorana muri baraza ya kanisa n'abayobozi bakorera muri department zitandukanye z'itorero. Uri abantu bese kwemera itsinda ry'abanyamasengesho kugira ngo rikorere kandi kugira ngo abantu bajye bakira ubwenge, bakire no gukira, bakire no kutabarwa vuye muri iki gitaramo. Munemerere tubakomera amashi umushumba hamwe nabo bakora. Afitiye byinshi mu kiganza ciwe harimo ibyiza gusa bineze harimo ibyiza gusa ndashimira coordinator w'iki gitaramo nabo bakorana bose staff yabo muri abagabo beza muri n'abanyabwenge kuvuga ngo mukore ibitekerezo hanyuma bizana ingero zose. Iyi ni Imana iraha, hari uwabitekereza bikamufana kandi nawe yaratekereje. Nuko mu imbaraga z'igitekerezo nibikorwa bigaragarira mu gitekerezo cyatekerejwe. Iyo igikorwa cyatekereje n'abanyabwenge abakigana baba abanyabwenge. Iyo cyatekerejwe n'umupfapfa abapfapfa nibo bakigana. Rero munemerere tubakomera amashi kuko nibyo abanyabwenge. Ikigezweho muri iki kinyejana si urusaku, ikigezweho ni ibitekerezo bizana umusaruro. Nubona ukoze ikintu ndikizana umusaruro uzahita ukata ugisige. Niba kubaza ubabwira ngo nagize irindi yerekwa. Umuhungu witwa Zakayo niwe muhungu wa mbere Bibiliya ivuga ngo yari mugufi bombi na Dawudi, ariko Dawudi ngo yari brown inzobe cyane. Bibiliya niko ivuga. Dawudi ikavuga ngo alikuwa mfupi, ariko Zakayo ngo alikuwa mfupi wa kimo. Nukuvuga umuntu ashobora kuba muremure ariko akaba mugufi mu mitekerereze. Imana izakurinde umuntu mugufi mu mitekerereze, izagusingirize umuntu ufite imitekerereze ishobora kukuganisha mu bisubizo. None uwo munsi Zakayo ngo arahindura. Nimugire muti nimuvuge ngo haleluya. Zakayo ahinduye ngo amenya amakuru. Dushobora kumenya amakuru ariko hari amakuru wamenya atogera impact ku buzima bwawe. Zakayo aravuga ngo hari amakuru namenye y'umugabo witwa Yesu. Wa muririmbyi aravuze ngo nani mwanaume kama Yesu. haleluya 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 ahindura system. Ahitavuga ngo ndurira igiti. Igiti umutarasubizwa uri muri systeme ya kategori imwe, ariko nuhindura systeme kwaje muri systeme y'abatekereza mu rundi rwego ijuru rizagusubiza. Kandi ndizagusubiza
umenya aho uri gusubiriza ariko rizagusubiza kugira ngo umenye ibisubizo ko byakugezeho. Iyo wabonye ibisubizo ni uzo wemera ku ijuru ryagusubizije. Aha, nkabashimiye imbaga y'abakristo mwese muri aha. Ndamukiriza mwene wanyu umubwire ngo kuza kwawe hano Imana itangire kugusubiza. Nani mwanaume kama Yesu? Haleluya. Nani mwanaume kama Yesu? Haleluya. Nani mwanaume? Nani mwanaume kama Yesu? Ya Yesu. Haleluya. Nimusamure ibiganza byanyu mubega. Haleluya. Munemerere dushimira abantu badukurikiranye online. Nizi channel zose ziri ahanga. Zimwe tuza amazina n'izindi tutaza amazina. Akosha maze kugira ubwenge. Mubakomera amashi. Uwiga n'ibyisagera kure. Mwakoze. Muzamukora n'ibyiza aribyo muterekaho. Kandi mwandika ibintu bizima. Ntimukaza mwandika ngo mushiremo na linye kurube kugira ngo muvyuzi ziza. Imana yagutunze inyenyeri yayo ikayikuzamura. Nta uzugarura vyuzi zawe zizazizamuka. Turabashimiye badukurikiranye n'abazadukurikirana. Muri abantu beza muri n'intwari. Mureke tubakomera amashi ko bagize neza. Tudatize munamara dushimire igihugu cyacu cy'u Burundi kutwemera tugaterana. Wereye kuri president wacu ukamanuka ukageza no ku nzego zo hasi. Hakika kimwe muzamenya iyo wemeye guterana tugira ngo n'imbaraga zawe nabakuyoboye. Tubakomera amashi. Abatanzi nitwa Ntamahizi Muhoza Bigera Matayo. Abana ni batandatu abuzukuru batatu abakwe babiri takwijuru itagize. Ndi umushumba itoro ryitwa Holy Spirit Fire Church. Tuye mu Bugande niho ndi gukorera umurimo w'Imana iwacu ni mu ijuru. Okay, tuganire kuri topic ivuga ngo ukingura arahari. Ndamukiriza mwene wanyu umubwire ngo itangazo rizanywe n'ubwami bw'ijuru. Ukingura arahari. Dusome ibitabo bibiri ibyakozwe n'intumwa. Umuhanga uzi gusoma bavuze ngo bambaye isaha ndende ariko ndumva ko naje ntari butinde kuko igitaramo nacumvise ndi mu ndege. Kandi umuntu utaragendera mu ndege dore ndambuye ikiganza Imana igukingurira amarembo y'indege. Sindabona ikintu kigira ritime nk'indege. Nico cyambere. Okay, numva igitaramo numva ko Imana izakora ibindi bikomeye mu Burundi kandi byiza. Ibyakozwe n'intumwa ibice 12 n'umurongo wa 4 n'uwa 5 kuko ari harehare noneho uri busome arasimba asome ku 8 n'icenda n'icumi. Namara abe nguhagararira aho ngaho. Hanyuma igitabo cya kabiri arasoma ari Korinto wa kabiri ibice 2 n'umurongo wa 12. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura yake 12 mlango wake wa 4 na wa 5 anaruka mlango wa 8, 9, 10 yake. Alafu mtu wa pili atasoma wa Korinto wa pili sura yake ya 2 na mlango wa 12. Tusikie mbingu zinaongea nini. Wabonye nini? Bibiri iravuze ngo amaze kumufata amushira mu nzu y'imbohe. Yego. Amuha abasirikare 16 kumurinda bane agira ngo amushire abantu Pasaka ishize.
nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe yego ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. ako kantu mugafata ariko bitorero bagira umwete wo kumusabira. Okay, nufa kwitorero hauna bahati ariko nugira umugisha kwitorero ufite bahati. 8 9 8 9 10 haravuze ngo marayika aramubwira ati kenyera ukwete inkweto zawe. Abigenza atyo arongera aramubwira ati wifubike umwitero wawe unkurikire. Arasohoka aramukurikira ariko ntiyamenya ibyo marayika akoze ko ari iby'ukuri, ahubwo agira ngo abirose mu nzozi. yego Banyuze ku barinzi ba mbere no ku ba kabiri bagera ku irembo rikingishijwe urugi rw'icuma yego risha mu mugwa, rurabikingurira ubwabo. Barasohoka banyura inzira imwe, uwo mwanya marayika amusigaho. Amen. rurabikingurira. Kuriruka nono genda gahoro gahoro ntaho tuhatura. Banyuze ku barinzi ba mbere no ku ba kabiri aho bagera ku irembo rikingishijwe urugi rw'icuma rusha mu mugwa, aho rurabikingurira ubwabo. kandi rurabikingurira ubwabo. sukuma Barasohoka banyura mu nzira imwe, uwo mwanya marayika amusigaho. Amen. ndamukiriza mwene wa umubwire ngo tuze umutima ukingura arahari. Petero Abikorinto ba kabiri ibice 2 ni Abikorinto ba kabiri ibice 2 n'umurongo wa 12 wowe wonyine gusa. Ko nezerewe kera tarinjira no muri introduction. haravuze ngo ubwo nazaga itorowa, ubwo nasaga ibujumbura nazanywe no kubwiriza ubutumwa bwiza bwa Kristo. nta kindi cyazanye jawe amatayo ijuru n'amatayo nta bindi byazanye naje kubwiriza ubutumwa bwiza bwa Kristo. Nubwo nakinguriwe urugi n'umwami wacu. Amen. Soma ko kantu neza. Nubwo nakinguriwe. Soma muzuri. Haravuze ngo ubwo nazaga itorowa nazanywe no kubwiriza ubutumwa bwiza bwa Kristo. Nubwo nakinguriwe n'umwami wacu. Amen. Okay. Nubwo Icara. Nubwo nuko yasha nubwo. Icara. Ubwo bwonyine ubutumwa. Tugende gutya. 7. Mwimbieni Bwana anastahili heshima. Mwimbieni Bwana anastahili heshima. Mwimbieni haleluya kwa shangwe. Mwimbieni Bwana anastahili. Mwimbieni we. Haleluya. Mwimbieni we. Mwimbieni haleluya. Shangwe na furaha. Abavutse muri iki kinyejana ndi bumenye indirimbo. Ni ya kera. Narimba kumbuye kandi byimaze. Kweli kabisa. Iki gitabo dusoma iki byakozwe n'intumwa. Muri iki gice kirimo amagambo menshi ariko reka vuga abagabo 4 bakirimo. Uwa mbere ni Herode Agripa. Kandi Herode Agripa afite amakosa 3. Irya mbere ni umuntu ubuka vuba. Umuhubutsi. Uzirinde kujana n'umuntu uhubuka. Urashaka kugera kure, uzirinde guhubuka. Ikosa rya kabiri rya Herode Agripa ni umuntu ngo wakundaga kuramya ibigirwamana. Umuntu wese uramya ibigirwamana
nta nyenyeri y'ubwami bw'Imana ikuriho. Bibiliya iravuga ngo icyo umuntu abiba nicyo asarura, icyo uzabiba nicyo uzasarura. Icya gatatu cya Agiripa yari afite, Herode Agiripa, ngo ntabwo yari azi guha agaciro iby'ubwami bw'Imana n'abakorera ubwami bw'Imana. Uwa kabiri uri muri iki gitabo ni umugabo witwa Marayika. Iwe ndamuretse ndaza kumuvuga nijere muri developer. Uwa gatatu ni Petero, umwigishwa wa Yesu, wiswa ko ari inkingi mu gitabo cy'Abigalatiya ibice 2 n'umurongo wa 8 ukamuhomboka ukagera ku wa 10. Ukuri kose kumijuru. Niba abahungu batatu ijuru ryabise ngo ni inkingi z'itorero. Hari izina witwa n'ababyeyi, hari izina witwa n'ibyago, hari izina uza witwa n'ingeso zawe, hari n'izina witwa n'Imana. Imana yigeze kubwira Dawudi ngo nakupa jina, wewe ni simba ya kabila ya Yuda, kandi ndazina umuntu atazakorera kugira ngo uzagira izina nuko uzaba warikoreye. Aha, amakuru agezwaho n'aya ngaya. Ndarakomeza ndasenze, wari witwa Munyaneza, witwa Muco, witwa Nyamuco. Kuva uyu munsi wa none muri iki giterane Imana ya Isiraheli ikorera iguheza irindi zina. Ibintu bina bya Petero nimuzamura ibiganza, nimuvuge ngo haleluya, nimwongere ngo haleluya. Icyambere cya Petero ni wa muntu wa mbere ngo wari uzi guweza ibisubizo Yesu mu gihe cye, kuko yamenye kucitwaramo. Bageze Kaperinaumu, Yesu arababaza ngo se hano hantu baza banita ngo ninde? Abantu bamumerangira ko niri nyandi hano, nandi hano muguna mufurege bamureta ko niri mutabana wa nandi niri wahaye. Bamwe baramubwira ngo uri Yeremiya umuhanuzi, abandi uri Eliya, abandi uri Yohana umubatiza. Ariko ngo arangize yamakonkoboka arabatese, none se mwebwe Yohana ndi yasubiza, Mariko ndi yasubiza, aho nabandi ndi basubiza. Petero aravuga ngo uri Kristo umwana w'Imana. Igisubizo cyiza kiza kikwinjiza mu bisubizo. Imvugo nziza ize kwinjiza mu bisubizo. Umunsi umwe nageze Kigali nimubwiriza ubutumwa, hari nko muri 2011. Uwo munsi vuga ubutumwa ahantu nuko barambwira ngo ugende neza, nuko abavuga ubutumwa nuko biza bimera igihe kimwe bazakubwira ngo ugende neza iyo batakaje iryo jambo gusa ukamuri cyakira. Nuko ngo ndangize ndamanuka mbona umugabo umwe muremure, namamwegera ndamubwira ngo muze uri umuntu mwiza kuva nagenda kwisi, uri umuntu mwiza kuva nagenda kwisi. Ngo iki uri umuntu mwiza? Namukirizo mwishana mubwire ngo akanwa kawe siko kuvuga nabi, akanwa kanje kazakuririmba, umutima wajukunezeze Mana akirishimwe ibzukora ayo mutevesha amazi tukamwa tugashirinyo ayo mazi nibisubizo ubutayu tambara duhura nazo uradusubiza tukumva tuguwe neza ushimwe Mana. Nimuzamure karavuge haleluya haleluya. Aramubwira ngo Kristo umwana w'Imana kandi uhora. Aramubwira Yesu ngo si nyama, si damu na mwili, si damu na nyama ambavyo vimekufunulia mambo haya. Ngo akirangiza kuvuga iryo jambo, ijuru ngo ryamari mubwira ngo kuvuye umunsi wa none ngo haye gift impano. No kuvuga ngo mukuvuga kwa cuneza kuza gutuma ibyacu biri kure bitugeraho vuba. Impamvu utarabona ibisubizo mu kanwa kawe
yaravuze wa muririmbyi ngo ururimi n'akantu gatoya nyamara amagambo yako arakomeye kurusha amabuye. nimuzamure ibiganza. ni amahoro da. saa sita wariye. ururimi ayiwe ururimi n'akantu gatoya nyamara amagambo yako arakomeye kurusha amabuye. kuko ururimi tubona umugisha, kuko ururimi tubona umuvumo. Ita neza ururimi kwawe ubwo ni baruza. gifite abarayibonye ramubwira ngo nguhaye imfunguzo z'ubwami bw'ijuru. apana imfunguzo zo muri quartier, apana imfunguzo z'umuryango wanyu, z'ubwami bw'ijuru. kubera kumenya kuvuga neza mu gihe iki kinyejana si cyo kuvuga nabi, iki kinyejana si cyo kuvuga abandi nabi, iki kinyejana si cyo gusebanya. ni ikinyejana cyo kuvuga abandi neza, kuvuga abo muturanye neza, uvuge neza. icya kabiri cya Petero nuko niwe muntu wa mbere wazamutse ku musozi na Yohana na Yakobo ngo bamare gushika yamabwira ati nta yandi makuru mfite, ndashaka gutangaza amakuru agezweho. amaze kubona ubwiza kubwamanutseho Yesu ari na Mose bahuye n'umugabo witwa Eliya, yamavuga ngo uyu munsi wa none mbaye engineer. Yesu aramubwira ngo sha nawe ugiraga huti. reka nkubwire, hari bimwe cyo dutekereza twakagombye gukora vuba, ijuru rikavuga ngo nguhaye kubikora vuba wo kwirata. Imana ikaba nkikuvunira muri linye kurube ukazenguruka aho ngaho kugira ngo utazaza kuzamuka. wazugira ngo kubita imbere ugahura n'ikibazo, kandi Imana ibona ko ari igitekerezo cyiza, ariko ikamire kukakomeza ukanyatanyata aho ngaho, ukabwatirira aho ngaho, ukazerera aho ngaho, kandi wagize gute watekereje neza. reka nkubwire, nicyo cyagiye umuntu atekereje neza avuga se ndacyari kumwe n'Imana cyangwa yarandetse cyangwa yarantaye. example typique, Isiraheli ngo bageze mu butayu niyo yavuze ngo bave bagende, ariko bagera mu butayu yamiceceka ngo bagere ku nyanja itukura. nimuzamure ibiganza gira vuga ngo haleluya. ngo bagere ku nyanja gutya babwira Mose niki watuzaniye hano. muri pasi yaravuze inkingi y'umuriro barayibona, y'igicu barayibona, ariko ngo irangise iraceceka. iza kubaza Mose ngo se Mose we ufite iki mu ntoki zawe? Mose aravuga ngo mfite inkoni. igihe kimwe n'ikindi izibanza igaceceka kugira ngo irebe ukuntu byitwaramo. ibibazo wahaye ucamo ureke gusakuza, ureke no kuvuga amagambo menshi, gusa ukingura arahari. Juruwe tegeka byose biremera. Juruwe tegeka byose biremera. Juruwe tegeka byose biremera. byose watekereje suko Imana izijemera ngo bikorwe muri ako kanya. Unaweza kupanga mipango na mbingu zinakubali, lakini hautaruhusiwa kuifanya wakati huu. Igihe twatangije ivugabutumwa twagaza tugera mu kanisa bakavuga mu minota ya nyuma saa 11 saa 12 bakavuga ngo n'abantu amahizi nabo bari hano, n'abantu amahizi nabo bari hano. Reka nkubwire, nubona umugisha hakagira umuntu gusa kuvuga neza mu ruhame rwo batuye isi, uzagende wizimana. Juruwe tegeka byose biremera. Juruwe tegeka byose biremera. nimuzamure
byose biremera. ndanezerewe natari Amen. nimuzamure ibiganza navuga aya magambo nimuvuge ngo haleluya Hallelujah. Yesu aramubwira ngo nubwo watekereje kubaka ariko nduri umunjeniyeri nje naje kubaka imitima nawe wowe watekereje kandi sifite kwicara hano muri quartier nukugenda isi yose rega ngubwire nubona wakubanjirije mu gikorwa agukoseka kugirira inama ntukababane ndareka kugasubiramo kandi kaje mu gihe nimugera mu sama gukomera kwa Samueli nuko yabanjije kuja uwamubanjirije imbere yitwa nde Eli niba gukosora niba kugorora itika Petero yaje kuvuga ngo okay nawe ifunguzo none nabaye engineer nukuvuga ngo ntandukanye nawe papa Petero abayarabaye demo bebe ne wa wundi mukuru ariko aravuga ati kubenge muzehe wadete reka nguyuvwe Petero twaje kubaka amazino nta bitunda twaje kubaka amakuru agezeho jewe naje kubaka iki imitima nico cyatumye munye wavuga ngo yasize 49 aja gushaka imwe yazimiye Petero vision yiwe niyereko yarafite ryari ryise ariko Imana yamimukubita igikucu cyo muri ritime kitari cyo kumubabaza iramubwira ngo twaje kubaka imitima ndagutangarije uyu munsi nuhura wakubanjirije mu kazi akagukosora ntukazuraka ngo ibintu basiga batubwira wawe ngo cyase ni mukubumva aho urumva iki ubundi wumva bibirama ngo wumva aya magambo yanje akayakomeza azaba nk'umunyabwenge none se wo gusizaho uzicubaye nicuzabacu juruwe tegeka byose biremera. Juruwe tegeka byose biremera. ila sangala la sala Amen. Samuel Gaza haleluya minala oyanga sikasho pima mambo ni ota there is a forume yarushavuza induru ya maceceka uwabanje mu gikorwa n'uwazanye mission kera yavuze naho twebwe muri iki kinyejana abazaba bakomeye ejo bundi nuko umugorora bamugirira inama ngo yanywajeho ndabivamo ubivamo abandi bakabinjiramo kandi warangiza kubisiga abandi bakabirashyitse no kuri kw'Imana reka ngubwire ico gihe koragera se ngo twagaza dutarama buke twari twaratamye gutya igitaramo kirakorerera icya gatatu cya Petero nimugere muri zamura ibiganza nijo aho ubwiriza nawe igihe cyawe nikigera uzatubwira ngo tuzamu akica gitagaza kiraba nimubeka abapepe y'Imana sema haleluya icya gatatu cya Petero na Yohana walikwenda huko kwenye hekalu wakakuta kiwete kimoja kisipojiweza kinaomba chakula. wakakuta Kiwete kimoja kisipojiweza kinaomba chakula. Yohana yitwaga ko ari umuhanuzi w'urukundo Petero akitwa ko ari umuhanuzi wo kwizera kandi buri muntu wese yubahaga undi kucakora nono kubera kuko Petero wari ushinzwe operation yo gusengera amapepo n'abantu bari manganije mu buryo bwo kubesha mu bijanye n'icyacu karakazi ka Petero Yohana kamaceceka nono kitwishe umuntu arimo kwivanga mu bitari byiwe akagana ngo byose azabifata yewe watujije wagenjeje gahoro gahoro turabizi kushoba isuplan nguma muri sopo turabizi kushoba yarito nguma muri yarito urafata zose niba kurekera microphone nindi ku baking juruwe Tegeka byose biremera. Tegeka byose biremera. Tegeka byose biremera. Tegeka byose biremera. nimusambure
komantere mu rusengero abantu bose bakamababara zireka izo komantere kuko dufite amavuta yo gutanga komantere iyo yitanze abantu bazamababara iyo si inyenyeri yawe ariko juruwe tegeka byose biremera tegeka byose biremera Yohana yamaceceka aravuga ngo ifaze tugezemo ni iya Petero abwira cya kimuga cyari ku rusengero aramubwira ngo simama uwende umeponywa na Bwana ariko umva ijambo ry'umunyabwenge ntiyaheza babo ngo abatekure aravuga ngo ibyo dufite binye tuko nabyo ntiyavuga ngo ibyo dufite abanyabwenge alisane tilimangala sikala ibyo dufite kirakumaze igituza n'imisonga no kubitana uwo musonga ugasohoka nimuzamura ibiganza juruwe tegeka byose biremera tegeka byose biremera tegeka byose biremera tegeka byose biremera Yohana aravuga ngo shawe tegeraje ibyayishuriwe nijo uzabivuga kandi Yohana yarashinzwe uruhimbi rw'umwami akavuga n'amakuru y'ubwami bw'ijuru Petero nawe operation yo gusengera abantu ariko uri mu gushaka ngo usengera abantu utanga uruhimbi rw'umwami nurangiza aho utekera abashitsi itonde urasaza vuba mutazekara hari umuntu wanumvana yozamuye ikiganza ese nguriya musore utazamuye ikiganza wowe ukuni gute ariko si wowe ni umunya South Africa giruke simama uwanda umeponywa na Bwana ngwashaka kujishinganya Petero ngo yamamufata ukuboko apana Yohana Petero akamushika mkono Yohana aravuga ngo reka twinjire mu mwitoro tuje gushima tuwakirana amakazi turaba umushumba ngo jewe no umushumba ngo sinokora biri sha niki ngo gute ngo jewe ni shakwa ngo kagira urugo ngo we sha dunia tulimo inayumba kama mulevi ngonzari ni kama tai wawe jawe ni jawe mbabazi ni mbabazi ni wiga mbabazi azaririmbiriri musuke no akaririmbira jawe si musuke ndi Matayo mbabazi nawe tugahuriza mu gukora iki umurimo dunia tulimo inayumba kama mulevi ndamukiriza mwene wanyu mubwire ngo ico wahawe gikomeze kugira ngo ukingura ibishawe arahari ureke kwivanga ibishawe bitinde gukinguka nimuzamure bikahazagira komeza nimuvuge ngo haleluya zama icyaga tatu cha Petero kiri mu byakozwe cyakane kiri mu byakozwe n'intumwa ibice 4:13 kwa muhomboka no ku 14 enakore kose ndanezerewe Matayo ndamukiriza mwene wanyu umubwira ngo icyakane ngo yakoranye ubushizi bw'amanga ubushizi bw'amanga akunaoga ubushizi bw'amanga Imana ntizikorana n'abantu batagira ubushizi bw'amanga iyo umuntu afite ubushizi bw'amanga umutwe wiwe utekereza neza iyo umuntu afite ubushizi bw'amanga ntazarambirwa mu gitaramo iyo umuntu afite ubushizi bw'amanga nubwo ubutayu ubwoba azabukandagira bukaba munsi yiwe afite ubushizi bw'amanga
iyo umuntu afite ubushizi bw'amanga nubwo yahura n'intambara ntaza yigwanirira umurwanirira arahari ukengura ibishawe arahari muri hano mwanezerewe kuko nanezerewe muzamure amaboko agira igitinyiro cye cyuzuye muri isi yose nta muntu n'umwe wabasha kumugira inama ibyo yategetse byose birakwiriye arakomeye igitinyiro cye cyuzuye muri isi yose nta muntu n'umwe wabasha kumugira inama ibyo yategetse byose birakwiriye arakomeye ibindi nabirangije mu magambo twasomye reka nyavuge mu bintu bine marayika yakoze ndamukiriza mwene wanyu umubwire ngo bamaso wumva ibyo bintu bine tarabivuga umubyeyi ashobora kugutuma ahantu ariko ukagaruka nta gisubizo ariko ijuru niri gutuma uzatahana igisubizo tangasha uyu mugoroba none umaze iminsi wituma wowe ubwawe n'abandi bagutuma ariko kuko ufite ubushizi bw'amanga namba 2 ukaba arawe ifunguzo z'ubwami bw'ijuru icya kabiri tufite kurangara amakuru naya ngaya hakika mambo haya uyasikie ukingura ibyawe arabikingura aya makuru nayagezweho icya mbere imana yarebye parcours y'ukuntu Petero yagendanye na Yesu iravuga ngo uyu mugabo washyizwe muri gereza nitutareba ibyo twakoranye nawe tuzaba tubaye bagito uyu munsi wa none imana ireba urugendo umaze gukorana nayo nimara kubera ibyo yohereza umuntu ukingura ibyawe icya kabiri marayika ngo amanuke amanukana ubudahangarwa ndanezerewe Matayo ubudahangarwa buza buhabwa abayobozi ariko bwacyo bukarangira ariko imana iyo gushizaho ubudahangarwa ntawe uza witanga ibyawe ndaseze muri uyu mugoroba imana igushiraho ubudahangarwa icya gatatu yamanukanye ngo amanukane umuco akashukana nuru muri gereza uzasanga imana ntukayijemo nimba hari ahantu wabi ku isi ni mu buroko hari umwishima odara mbi ntawe kuvugisha ubukehwa ijuru riravuga ati ya dore umugabo wakoze ibikorwa dore umugabo wataramye dore umugabo wazanye igisubizo imana ngo imanura umuco hadi indani icya kane cyandike kirakomeye ndanezerewe Matayo uraho mbaba ngo itanga assurance murayumva ese assurance mu kinyamurenge niki ubwishingizi no kwada ndamukiriza umuntu umubwire ngo ijuru riguheza ubwishingizi no kuri kwasa ko mu ijuru imbanura ubwishingizi pima mama ngirangize kubumanura nayo niyo makuru ese nabatindiye nabimenya hariho Barcelona uyu munsi niyo mpamvu mwamuso tacho ni mugende kuri Barca natwe dusigara hano kuri kubya Yesu nabimenya nabona abasore bose kubarakomeza kugenda muyibasha musizi gitaramo akigitaga
babwira habe n'abagore n'abasaba bakuru ibintu zarahindutse bibiri ijambo ry'Imana ubwishingizi nabumuha ngo irangisha ikora ikintu cya gatanu gikomeye ni mukomere Imana amashigira kivuge iramubwira ngo kurikira de fata ibirato byawe turwa fata umwitero wawe 4 gwatomu kabagwa nkurikira Imana iguhuza n'umuntu ukubwira ijambo ryiza ndisubiyemo Imana iguhuza n'umuntu ariko Mana yo bimama ngo arasohoka abazamu ndi babimenya abasirikare ndi babimenya ngo kugeza ku muryango w'icuma ngo urabikingurira abanyamurenge uzacu umugani ngo ushorewe niki ningwe agira ate avoma mama noko Imana irashe ereka mvuga ya magambo kugira ngo zarangize tureka abantu baje gutekera abana babo kuko umusaruro ukera wabonetse ubwo mwumvise gusa topic wamugenda mu ibarabara no mu rugo rwawe babwire ngo ibintu naya matangaza agezweho ukingura ibyacu arahari nimba ibindi utabyumvise ariko ko ngako ugataha pima Amen. pima mambo pima mambo pima mambo ngo mujyango urabikingura abazureke ngo urabikingurira wari umanutse niwo mu bwami iyo ubwami bumanutse ibyakinze ibyawe biza bibwiriza bigahita birekurana wa musi nyanja yaravuze ngo inkoni baturambuyeho reka dukingure dutanga inzira naje ndimo guhanura uyu munsi sabanyesira ariko ndimo guhanurira abanyafrika abarundi kazi ukingura ibyawe arahari kubera kuko bene wanyu barananiwe abo muvukana barananiwe umaze imisi wayurira umaze imisi wayuboroga umaze imisi wayutaka ariko nk'umugaragu w'Imana uhagaze hano kuri aka gatuti ndatangaje ukingura ibyawe arahari hakika kweli ya Mungu ngo arangize ngo ahita musohokana ngo musiga aho ngaho Petero ngo agira ngo ni inzozi ngo kiri muri sho gitaramo icyanejeje ni ikingiki ni amagambo abirakomeye ngo itorero ntabwo ryacicetse umuntu wese udakunda itorero umuntu wese utaza agaciro k'itorero ukuri gito ntambaraguze kandi itorero si ikibi itorero ni umutima mwese muraha mumenye agaciro k'itorero somera bikorosaye ibice 4 n'umurongo wa 3 hasomegera twumve Paulo kundu yavuze soma vuba Musifuni Mungu wetu kwani ametutendea mema Tamsifu tu aliyetoka juu shangilieni Mwokozi mwema ibice 4 n'umurongo wa 3 haravuze ngo kandi natwe mudusabire kugira ngo Imana idukingurire urugi rwo kuvuga ijambo ryayo tuvuge ubwiru bwa Kristo ubwo nabohewe amen Kolosayi ibice 4 n'umurongo wa 3 ndamukiriza umuntu umubwirire ngo kubera isengesho uzusenga hari imiryango ikingurirwa abantu kugira ngo bavuge ubutumwa indwara zikire abantu baseke abantu bagubwe neza abantu bahumeke abantu babone ibisubizo natwe Paulo aravuga ngo kubera ico natwe mudusengere kugira ngo imiryango yacu yo kuvuga ubutumwa igirite ikingurirwe uyu ni umuryango madukinguriye abakurikirana iyi video bose bafite ibibazo bibagoye ariko nk'umugaragu w'Imana bagaze hano kuri iki gicaniro bagaze hano kuri aka gatutu ndatangaje ukingura ibyawe arahari
wowe byarakunaniye n'ubu waragaragaje birakunanira ariko Imana yohereje ijuru ryamanutse hano Matayo ndi hano kugira ngo ibyawe byakunaniye Imana agire gusetsa. Sobe cyanditswe cyane nyuma gira ndangize ibyashuriwe igice cya 3 gira tubareke abonye gamwagize umuvuduko w'umupira energy yanje se ndakomeza mwitakaze ku bantu batahaye agaciro ijuru n'Amatayo mukomeze bandaho ibyashuriwe 3 n'umurongo wa 7 n'uwa 8 uri busome agaze kuri 20 3 karindwi 3 karindwi n'umunani wombe kugeza ku 8 urasimba no kuri 20. haravuze ngo wandikire marayika w'itorero rya Philadelphia uti wera kandi ukuri ufite urufunguzo rwa Dawidi ukingura ntiyagire ukinga ayo na makuru ya ukinga ntiyagire ukingura yego aravuga aya magambo ati imirimo yawe yego toreshize imbere yawe urugi rukinguye kandi ntawe ubasha kurukinga huko ufite imbaraga nke nyamara ukitondera ijambo ryanje ntiwihakane izina ryanje yego 20 ndore mpagaze ku rugi ndakomanga yego umuntu niyumva ijwi ryanje akankingura urugi zinjira iwe dusangire. Amen. Ica nimukomere ijambo ry'Imana amashimeshi. Hari umuntu ufite ibimugoye, hari umuntu ufite ibyamunaniye, ahaguruke musengere kugira ngo ijuru rikingure ibishaka. Ndanarangije uwizera azabona ayo masezerano. Uwizera azabona ayo masezerano. Uwizera azabona ayo masezerano. Abashumba ndasaba kuko bahaguruka ariko sinareka kubabwira iki kintu. Nimuha ikintu agaciro kidashobora kukugirira akamaro uzaba utakaje ico uzabejo. Abakomeye bose kwisi icyo babanjije cyambere ni ijambo ry'Imana ariko mwanteye ubwoba. Barcelona ifite umushinga wa kandi harimo abasore bagize imyitozo babona na kocha arabatoza none ubu nyine basigaye binjiza ifaranga kuri account. None mugiye kureba Barcelona aho kugira ngo mutekereze mumve kuko mwakingura imitekereze yanyu mukora ama projet n'imishinga hanyuma isi bagane. None muganye Barcelona yicaye iki igakora ibyaye. Muri abanyabwenge. Umuntu ndangana nuko aresha, umuntu angana n'imitekerereze ye. Igihe cyose utazamenya ko ijuru ryasuye uzuba ingwingire ntuzukura. Abantu bose bakunze ijambo, abantu bose bakunze kwigishwa, abantu bose baricaye barumva. Iteka ryose niwumva ijambo ry'izima uzatega amatwi uribike. Ariko ushaka kugira ngo uzabe gito uzahunge iby'ubwami bw'Imana. Amakuru naya ngaye mbisubiyemo mwanteye ubwoba. Kadusengera baraha nimuzamura ibiganza. Hari gerasa 7 ndavuga 2 kugira ngo ngusengere. Iya mbere nuko utimenya, iya kabiri nuko utamenya igihe cyawe, iya gatatu nuko udakunda ibyanditswe, iya kane nuko ukora ibitakureba. Mwami Imana yacu uyu munsi wa none ugirira bene data bose. Hallelujah Kristo. Ababemeye kwicara, ababemeye gutegera ayo magambo wakinguriye Petero ngo yishyira mu rusengero. Hari abantu
basengera hano no mu yandi matorero mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Hari abantu batanze demande, hari abantu basabye utuzi, hari abantu babashaka uburyo bakora, ariko ibintu byari bolotse. Bagase hano ku mugaragu wawe, uze ukora imirimo ikomeye, uze ugaragare, uze ukingure inzira kugira ngo babone ibisubizo. Abari kure n'abadamu bawe babona amavisa, abari kure n'abagabo bawe babona amavisa. Pimasika trisation de visa na kaski telekote misina rya Yesu, misina rya Yesu, misina rya Yesu, misina rya Yesu. Itorero turasenze mana. Abakobwa bari mu bagire neza, abahungu bari mu bagire neza, ababyeyi bacu bagire neza, abakozi b'Imana bari aho bagire neza, kandi ukubako kwa kugaragara kwiyerekana no gutabara. Turagushimiye kuko uyu munsi wa none Mwami Imana tumenya amakuru kuko agezweho, kuko ukingura ibyacu hari, ukingura iby'abana bacu, ukingure ibyo tuzi twacu, ukingura iby'inzira, ukingura ibintu byose byagiye bikomera. Uyu munsi wa none abantu bakubone bundi bushe. Wavuze ngo dore ndakomanga, umuntu uzakingurira wese nzinjira, nimara mbane nawe nicara nawe nsangirane nawe, kandi uzakingura ndawe uzakinga. Kuva uyu munsi wa none kubw'ijambo ryawe watangarije Mwami Imana, twazanywe hano n'ubutumwa bwiza, dutangaje Uburundi Mwami Imana ngo ubugire neza, abagwiza tungu bazamure, abantu bari hasi bazamure, abari mu bitaro bagire neza, abari hirya no hino abariko bararira, abarimyi bose, abantu bose ugenda ukingura ibyabo. Imbaraga za Emmanuel zikora ibitangaza, nta wundi mugabo twabwira, nta na wundi twahimbaza. Turagushimiye kuko ari we gisubizo, kuganza no kugara no kwirekana. Reka umushumba kamilishe huduma ya nene. Mana mu izina rya Yesu Kristo